Ndi by'iminota 5 hano ndanabisubiramo n'uyu munsi ntayo bamara hano ntayo bamara ndafata telefone mon general aturinde ndi Colonel Jerome uri hese nagezeyo wageze hese nagezeyo hese umva mon general nagezeyo ntariko mubwire ko naho uri noneho arangije mwaka mikoro ya telefone ya reset phone ndamuvugana na Rwarakabije ni Jerome ari hano yagutanze wowe uracyarahura iki mu magambo namwe Rwarakabije vaho hano ndakuzi tuza gushaka aho dushyira 600 kuri CND twarahagusanze twaraganiriye ni nawe wadufashije wagobotoye kugira ngo CND buri abasirikare 600 kugira ngo bajye muri CND ntabwo ariho Habyarimana yashakaga ko tujya riri hakurya hariya uko ikibazo dufitanye nayo ntabwo ari ikibazo cy'imibare myinshi ntabwo ari ikibazo cya numbers no hatazagira uwibeshye ntabwo ari ikibazo cy'imibare numbers ntabwo ariyo issue ntabwo ariyo threat ikomeye cyane threat ikomeye cyane menace tuyibonamo ni ingengabitekerezo ya genocide buriya niyo niko quantifying ni nako tubara threat ni ingengabitekerezo ya genocide niyo threat ikomeye cyane tubona ntabwo ari imibare ntabwo ari numbers na bora yabyivugiye ati bariya ntaho bazagera ibyo kurwana byo ntabyo bashoboye na bya bindi by'iminota 5 hano ndanabisubiramo n'uyu munsi ntayo bamara hano ntayo bamara ariko mwibuke ko ingengabitekerezo ya genocide itangira mu mpera ya za 50 yatangiwe n'abantu b'intiti bakeya cyane Dr. Bizimana agomba kuba wabazi kuko mu bushakashatsi bwe yajyana n'abavuga jabona abo njya numva bavuga nabitwa bagitera n'abandi ariko mumenye ko abatangiye ingengabitekerezo ya genocide ntabwo ari abanyarwanda bose no ntabwo ari kuvuga ngo u Rwanda rwose abanyarwanda bangahe ngo barahagurutse ni intiti n'abantu bake cyane bashobora kuba batari bageze n'icumi none se niba muri 59 abantu 10 barobatse ingengabitekerezo ya genocide nyuma y'imyaka 30 hagapfa miliyoni bakica miliyoni ubwo yongiye wajya bibara ngo ni threat ntoya ntabwo ari threat ntoya twebwe niko tubara threat nuko tuyibona ntabwo wavuga ngo FDRL iri hariya ifite ingengabitekerezo ya genocide yamaze no kuyikwiza muri Kongo aho igiriyeyo nta kindi yakoze no kuyikwiza muri Kongo tuhana imbibi hano hanyuma mukavuga ngo ntabwo ari threat no ni threat ikomeye cyane bari abatangiye CDR minister yatubwiye abayitangiriye hano muri University ya Nyakinama barabarimu wenda batageze 10 ariko CDR icyo yakoze mu gihugu mwarakibonye niba baratangiriye agatekerezo muri University ya Nyakinama CDR yari yubatse ku rwego rw'igihugu guhera hejuru kugera kuri siriri hasi ari nako umutwe w'intera hamwe wayo wubatse kugera hasi niyo mpamvu mu mezi 3 hapfuye miliyoni y'abantu ariko bitangiwe CDR itangiwe n'agatsiko k'abantu bake cyane rero iyo tuvuga FDRL ntabwo twebwe nambaza arizo tuvuga ibitekerezo byayo tuvuga ibitekerezo uko itekereza bari abayobozi bayo bari hari abakuru bari nabagiye bapfa bamudacumura bande ariko nabahari bitwa ba Gasto Yamuremye abari bitwa ba ntawunguka Pacifique wita Omega bari ntabwo ari kuvuga ko batazi icyo bakora no abatazi icyo bakora wenda bafashwe bugwate ni ruriya rubyiruko rwavukiye hariya rw'abarwanyi batoye ariko bari kuri leadership yabo icyo bakora barakizi jewe mu 2009
igihe cya operation umoja wetu ntuza yavuze Colonel Bor, nafashe telefone mpamagara Omega ariwe Colonel ariwe Ntawunguka Pacifique ariwe uyobora FDRL uyu nguyu, ndamuhamagara ndi Gisenyi, ndamubwira nti Pacifique uri umupilot wigiye piloting mu Bufaransa, ntabwo urinjije, uri umunyabwenge, iyo ntambara urwana yo kumara abantu wumva uzayitsinda. Abandi ko batashye ba Rwarakabije, ba General Jerome batashye, ba General Murenzi batashye, wowe watashye kuki udataha? Ushaka kuzagwa muri ayo mashyamba? Aranyibwira ati mon general, tereka nkubwize ukuri, nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukiri rumwe. Ndamubwira rero Ntawunguka, nta Rwanda uzigera ugeramo, uzagwa muri ayo mashyamba. Urumva bariya niko batekereza. Iyo tuvuga threat ya FDRL n'abayifasha tukabikorofaringa nka threat, ni ibyo ngibyo tuba tuvuga. Ntabwo u Rwanda rwaba rwaragize experience isa nayo guhera 59 intiti 10 zitarenze zikubaka ideology ya genocide zifashijwe n'abandi, nyuma y'imyaka 30 zigatsemba abantu miliyoni, ukavuga ngo the same people bari hakurya ahangaha bafite the same ideology, ngo ntabwo ari serete, waba wibeshye. Nubwo yaba ari umuntu umwe, nubwo yaba ari umuntu umwe ufite iyo ideology, ntabwo bakwiye kubaho, aba akwiye gushyirwaho hajya. Rero abo ngabo bagitsimbaraye hakurya hariya, wenda igihe with the time ndibaza ko uko ibihe bigenda imbaraga zizagenda zishira, hari n'igihe gikemura ibibazo, ndibaza ko nabi igihe cyabo kizagera. Ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ko nubwo bose baba bari hariya, hariho abagera aho ngaho bagasubiza ubwenge ku gihe, ariko nabwo biturutse mu mbaraga nyinshi cyane, nabwo na approach ya yindi ya leta yacu na leadership ivuga ko buri muntu wese ni ukumugerageza, abantu bakamuha amahirwe. Harya Rwarakabije yaje ryari? 2003. Muri 2003 twashatse contact ya General Rwarakabije. General Rwarakabije niwe wari chef d'état major general wa FDRL, nta wundi wari umuri hejuru kereka abanyepolitiki, ariko mu rwego rwa gisirikare niwe wari top. Yari yagiyeho asimbuye uwitwa Bemera wihaye gutera 2001, amanuka hano mu Birunga, ageze hepfo hari Kabere turamufata n'abapfumu b'abagore 5 ngo bamuraguriraga. Abapfumu b'abagore yari afite mu Birunga hano 5, nibo bari abapfumu be, ngo nibo bamubwiraga ko ari butera agafata igihugu, bamuragurira nabi. Amanutse ageze Kabere hariya arafatwa, afashwe. Rero nibwo Rwarakabije yamusimbura. Amusimbuye tubwira His Excellency, turamubwira tuti uko tuzi Rwarakabije na kera, kuko twabaga tubazi bose, nubwo twarwanaga guhera 1991 na 2003 no guhagarika jenoside, buriya twabaga tuzi abofisiye bakuru bose, twabaga tuzi nuko batekereza, twabaga tuzi ababi cyane, ababi buhoro, twabaga tubazi. Twabaga tuzi ngo Bagosora ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Aloys Ntuwiragabo ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Anatole Nsengiyumva ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Colonel Rutayisire ni umwirasi gusa,
ujya mu kabari agahagarara ku magaze ya byeri kuko yari afite amafaranga menshi. Bose twari tubazi, twabaga tuzi bose uko twagendaga turwana nabo. Turambwira tuti Rwarakabije uko tumuzi ntabwo ari umuntu mubi cyane tutakumvikana tutavugana. Urumva ntabwo twari tunaniwe kumureka ngo agume mu mashyamba cyangwa nta n'icyo ari kuzadutwara kirenze icyo ba Omega bakora. Aravuga ati niba mumuzi muvugane nawe. Nafashe telefone saka telefone zabo twabaga tuzizi. Wa mugani wa Colonel Borati amakuru niyo ya ngombwa ku rugamba ati RDF twananiwe kumenya amakuru yayo. Ntayo mwamenya nyine. Mwayakura hese. Ntayo babona nako. Wowe ngubu wayabona kuko bana n'abasirikare hano. Ariko bariya ntayo babona. Ntayo kireka kubona umusirikare wambaye uniform ati nabonye umuntu. Naho nta kindi. Ayo ntabwo bari amakuru ahagije. Ariko amakuru yabo yo twabaga tuyazi ku buryo na telefone ya Rwarakabije twabaga tuyizi. Ya smartphone so ndamuhamagara. 2003. Inshuro ya mbere agira ubwoba ntitwavugana. Inshuro ya kabiri avugaho gakeya. Inshuro ya gatatu tuvuganaho birambuyeho gato. Ku nshuro ya kane twongeraho. Ku nshuro ya gatanu atereka mbitekerezeho. Ubwo mucumbikishiriza aho ngaho. Ubwo ariko turagerageza n'abandi. Turagerageza n'abandi benshi cyane. Turagerageza n'abandi. Hari uwitwa General Jerome Ngendahimana tugira amahirwe dusanga umugore we n'umwarimu kazi hano ntuzi. Karagwa hano. Rambura fi. Ubwo twabonye umugore ubwo turamwegereye. Tubonye umugore we turamuhamagara tuvugana nawe tukagenda ukareba umugabo wawe ukamuzana mu mashyamba. Hari yari ahitwa ni South Kivu muri Mwenga. Ugenda umuzana. Umugore nawe abintwari aragenda ajyayo. Turamufasha uko asesera akajya Bukavu agakomeza Mwenga. Aragenda ajyayo amusangayo mu ishyamba. Amutekerereza abana uko bameze, uko biga, amutekerereza. Aranamubwira ati ahubwo atabana bawe ni nacyo cyamushoboye cyane. Atabana bawe jewe nabuze ko mbarihira, ariko mu mashuri barihirwa na RDF kandi koko nitwe twabarihira. Abana be nitwe twabarihiraga amashuri. Ubwo we yari ayoboye division ya kabiri kuko division ya mbere yari mu majyaruguru, we yari afite division ya kabiri yo mu majyepfo ya Kivu. Umugore amubwiye ko turihira abana b'amashuri, yebemera kuza, aramuterura aramuzana. Ngira ngo yamwambitse igikwembe aramuzana. Aramuzana turamwakira mu rugo iwanjye, turateka turarya, turicara, muhamagara Rwarakabije. Mpesuhuza Rwarakabije ntazi ko division commander we yageze mu Rwanda. Undi afata telefone. Mon general aturinde. Ndi Colonel Jerome. Uri hese? Nagezeyo. Wageze hese? Nagezeyo. Hese? Umva mon general, nagezeyo. Ntariko mubwire ko nahuye. Noneho arangije mwaka mikoro ya telefone yari smartphone. Ndamuvugana na Rwarakabije. Ni Jerome ari hano yagutanze. Wowe uracyarahura iki mu magambo. Namwe Rwarakabije vaho hano. Ndakuzi tuza gushaka aho dushyira 600 kuri CND, twarahagusanze, twaraganiriye
ni nawe wadufashije wagobotoye kugira ngo senede buri abasirikare 600 kugira ngo bajye muri senede. Ntabwo ariho Habyarimana yashakaga ko tujya, yashaka ko tujya Kami, agashaka ko tujya muri Buturo. Habaye impaka ndende umunsi wose, ubwo ni 93, ariko waduhaye inzira yo kugira ngo byemezwe ko baza senede. Icyo gihe ni Rwarakabije, kuko we ntabwo yari hostile, ntabwo yaravuze ati ariko saba abantu niba tuzavanga ari byo bajemo ubundi senede murayibimirike n'ubundi ko tuzavanga dufatira aho ngaho. Kuva icyo gihe tumufata nk'umuntu utari umu extremist. Ndabimwibutsa rero, mwibutsa icyo kiganiro twari twaragiranye twaje kureba senede, ati nanjye ndaje, atari ko ngomba kubitegura neza, ati kuko hageze ubimenye babimenye banyica. Urumva ni ukuriye FDRL yose, nta uri hejuru ye, ariko ati babimenye banyica. Rwarakabije nuko yaje kuza afata inzira, azana n'abasirikare 120 barimo Colonel Karegeya, sinzi niba ari hano. Ari hano Karegeya? Ntabwo yaje, ariko azana Karegeya atabizi aho agiye. Arababeshya ati turajya i Bukavu. Ageze i Bukavu, Karegeya agiye kubona bambutse Rusizi, ati ko tugiye mu Rwanda. Ubundi ati byarangiye ceceka. Nuko nguko Colonel Karegeya yisanze hano, ariko Colonel Karegeya ubu nta kibazo, ameze neza, nta kibazo atwaye. Dusigaza undi muntu wari ukomeye twashakagayo. Dusigaza undi muntu wari ukomeye twashakagayo, wari ukuriye iperereza muri FDRL yose, wari ukuriye iperereza, urwego rw'iperereza muri FDRL yose, yitwaga Colonel Murenzi Evariste. Colonel Murenzi turagerageza. Ubu Colonel Murenzi ni division commander muri RDF, ni uyobora division ya 5. Colonel Murenzi nawe tumutumaho ubwo, ariko abana be ba Colonel Murenzi nabo RDF yabarihiraga amashuri. Ubwo akuri iperereza hariya turwana, ariko abana be barihirwaga amashuri na RDF, ntabwo ari ya buruse ya leta, na RDF yabarihiraga amashuri. Bigeze kubasanga hano Musanze, babasanze Musanze, kamanda wari uhari asanga umugore afite abana ntibiga. Aramubwira ati abana ni abandi, ati n'abana ba Colonel n'abamurenza ari hehe se? Aba mu mashyamba ya Kongo. Umufiseri aravuga ati uwo ni umusirikare nkanjye, ati buriya abasirikare tugira ibibazo bimwe, ati ubwo ngubwo abana n'ab'igisirikare, abana tubarihira amashuri. Umwe mu bahungu ba Colonel Murenzi twarihiye amashuri, yarangije senior 6 mu Rwanda, ari mu bambere mu gihugu, abona buruse ya leta ajya kwiga muri Amerika. Ubarangije PhD muri microbiology, arakora research ku miti ya cancer. Ni umuhanga cyane, sinzi ko n'abanyamerika bazamutusubiza, ariko yambwiye ko we narangiza neza nta handi azakora atari mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Na mushiki we nawe ubu ngubu ari muri Amerika arakora masters. Murenzi nawe wari ukuriye iperereza muri FDRL, nawe araza arataha. Bose uko baje bajya mu gisirikare, bajya mu ngabo. Ya integration security sector reform y'Abongereza batubwiraga izamara imyaka 5, twebwe turayikora mu buryo bwacu bwa Kinyarwanda kandi ikoroha cyane, nta kintu na kimwe kivunanye, nta kintu na kimwe cy'imvune kirimo. Twagiye kugera 1999.
kubera intambara z'igicengezi n'intambara zabaye nyinshi cyane hakurya hariya turwana nyine na FDRL, twabaga dukeneye abarwanyi benshi cyane. Muri integration twakoze 1999 RDF in total twari 57,000, ndabazi jewe imibare ndayizi neza. Mu gihumbi kimwe muri mu bihumbi 57 twari dufitemo 36 bya XFR integrated. Muri uvuyo mibare ni ukuvuga ko byageze 99 XFR iruta RPA original in numbers, barabizi ba commanders. Ku buryo iki kigo cya demobilization na integration, niba mugiye mu records zanyu muzasanga demobilization yarafataga uyu yari mu XFR. Icyo gihe ababaga demobilized ntabwo babaga demobilized nka baca muto hano, babaga demobilized nka RDF, kandi ugasanga bose ari wari RPA wari XFR, baraba demobilized kuri criteria imwe, niba akuze, niba ari ikimuga, niba afite uburwayi, nibyo ngibyo niko byari bimeze. So iki ngiki kitwereka ko ya ideology y'ingengabitekerezo ya genocide na ideology iri fake, na ideology artificial, yarigishijwe irafata, uyihaye n'umwanya yafata. Ariko at the same time urebye ukuntu RDF yubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda, noneho mu gisirikare tukavanga abasirikare bakarwana izi ntambara zose, niho ubonera ko ya ideology y'ingengabitekerezo ni intwererano, ntabwo ari kamere y'abanyarwanda, ariko mu byumve ko integration ntabwo ipfa kwikora. No, ntabwo ikintu nk'icyo ngicyo kiremereye cyapfa kwikora. Nta nubwo wari kubaza buri musirikare wese wa RPA ukamubaza ngo uratekereza iki kuri integration, ngo bose ngo bari bayishyigikiye.